birababaje uriya mubyeyi ndamukunda ndamukunda cyane ndanamwubaha n'amagambo ajya avuga kuri TikTok kuri hano hose imbuga zose mba mbona ari ay'ubwenge ariko maze kumva kiriya kintu nahise numva mu mutima nikanze kirababaje nimba ari byo ni agahinda mu babyeyi no mu bakobwa bivuzwe ngo ni ubuzima bwe yakabukoze mu ibanga nyine akabyikorera ku bwe ntihagire ubimenya si ubuzima bwe ntabwo byakakwiye kujya hanze natwe tukabimenya ntese bigiye hanze mukabimenya hari icyo bibatwaye ntose ni byiza ko wabyumvishe nimba wabyumvishe ariko n'uburenganzira bwe kandi turi mu gihugu giduha uburenganzira ariko ntabwo ubwo burenganzira ari bwiza rwose uko wabyumvishije buri muntu yakora ibyo ashatse nimba ntabwo biriya bintu ari ibiro ntabwo ari ibintu by'u Rwanda birababaje kandi ndumva uri kunshukura cyane ngo mvuge ibirenze umukobwa ari mutima w'urugo rega n'iki gihe nta mutima w'urugo ugihari hariho umutima w'iki umutima w'agasozi n'imihanda byose nuko bikomeje kugorana muri iki gihe abakobwa babaye ba mutima w'agasozi babaye oya gusa hari umuntu waza akambwira ngo nimurangire umugeni reka twongere tubakaze abakunzi ba Hope Films nizere ko mumeze neza aho muhagiye hatandukanye mu majyepfo amajyaruguru meze uburasirazuba n'uburengerazuba nawe nyibuke mu mujyi wa Kigali se diaspora mumeze muteho bakoze subscribe ese utarayikora bimeze twizereye ko nawe ugiye kuyikora imbere yacu kuri kamera tuhasanga Madamu Mwiza Muzazi meze neza cyane amakuru ni meza meze neza cyane kutaruka kuganira kuri mwatinze kuntumira akazi kabaye kenshi ibintu ni byinshi ariko meze neza cyane no mu rugo amahoro kabisa ndashima Imana kubera Imana wakoze cyane ndiyambika uragira aho abantu bakwambika ndiyambika kugira urundi rwego ugahinduraho ukagira abantu bakwambika urwo rwego nenda ugeraho nzambikwa ariko ubundi yambika ariko ubu uriyambika nice ko tutwarukanaga kera se amakuru bize bite bimeze neza turashima Imana nawe nditonda nditonda n'amahirwe rero umugisha tugiye kuba tugiye kuganira namwe ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye mu bijyanye n'ubuzima tubamo bwa buri munsi muzazi wabuze ubuzima abwumva ati ubuzima ngiye ku bwanjye undi muzima mba numva ubuzima bukomeje nyine mba numva ari ubuzima iyo uri muzima haba hari ubuzima ubuzima bwakomeje iyo uri muzima ubuzima buba buhari wapi ubuzima buba buhari ubuzima buba bwakomeje ubuzima kuri wowe iyo waramutse waba wumva ubuzima bwakomeje ndakubaza ikibazo cy'amatsiko umuzazi iyo yariye neza bariye iki iyo tugeze ku biryo nkunda ibiryo cyane baba we nkunda ibiryo nyine nkunda kurya jyewe nkunda kurya ibiryo byanjye ni igitoki nkunda igitoki wacyotsa wakigira gute nkunda igitoki ko cyaba gitetse kose si hari ikindi agafiriti ariko agafiriti ni akambere kaba ari sawa murakoze cyane none ubu ngiye kwishima wavuze ko ibiryo sinabwo nkunda kurya se umuzazi ni mu Kiswahili ariko bisobanuye umubyeyi mu Kinyarwanda wabaye muri Tanzania cyangwa muri Kenya nabaye muri Tanzania no wakuye Kiswahili na Kizungu muza sana sana tatuganira mu Kiswahili
Nubishobora. neza ko kimenye kuzungumuza. Ndabona ugenda utoraguramo kamwe kamwe. Twasoma Bible. Nzabikwigisha. Cyane cyane. Bigenda turushaho kuganira neza. Imihanda kugerera ikinyabupfura n'umuco bikomeje kubura. Ubwonko ari wo hirya no hino. Ubu bigezweho ziriyande. Izo nkuru zawe rero watangiye. Nasanze ari kurya gukurikirana amakuru cyane. Inkuru ziriho noneho ziteye n'ubwoba kuzivuga. Mba numva nataka ibindi mbaza. Inkuru y'ikuca bigacika niyo umubyeyi taramenya neza niba ibyo bavuga ari byo cyangwa ibyo bavuga ari we. Pastor Mutesi amajwi yagiye hanze gukora ibikorwa by'ibanga bikorerwa mu ibanga, ariko kuri ubu ngubu turi gutangazwa n'uko biri hanze, abantu benshi bari kugenda babivugaho nk'ababyeyi cyangwa nk'umubyeyi wa cya kibazo cyacyo. Birababaje uriya mubyeyi ndamukunda. Ndamukunda cyane, ndanamwubaha. N'amagambo ajya avuga kuri TikTok, kuri hano hose, imbuga zose mba mbona ari ay'ubwenge. Ariko maze kumva kiriya kintu nahise numva mu mutima nikanze. Kirababaje. Nimba ari byo, ni agahinda mu babyeyi no mu bakobwa no muri sosiyete muri rusange. Birababaje mbega. Urabona birica iyihe sura nk'umubyeyi? Duhere ku mubyeyi. Nk'umubyeyi muri make birica isura y'ababyeyi nyine. Ababyeyi nta gaciro dukomeje kugira. Nta gaciro turimo kugira cyane nk'abantu bamukurikiranaga bamukundaga. Ubwo urumva bikomejemo se gukundwa, akomeje gukundwa nk'ibisanzwe nyine. Buriya ni ibintu bitari byiza cyane, ntabwo ari byiza. Nimba ari byo, ariko nimba ari byo ntabwo ari byiza. None tugaruke ku bana. Byanze bikunze arafite umuryango, biragize ingaruka ku muryango. Numva ko afite abana bakuru b'abakobwa noneho ko ufite abana b'abakobwa bakuru, uteganya ko wabona bakwe umwanya uri wose. Ibyo bintu se nimba harimo umukobwa ufite sheri akaba yabyumvishije uwo musheri we ko byumvishijwe n'isi nzima, niko nabivuga, urumva hari ikizavamo. Bikomeje kugorana. None ikosa umubyeyi yakoze ni ngombwa ko umwana arizira cyangwa arihora? Akenshi ararizira. Ntose ubundi wari imirerere bamureze se ubwo oya buriya yamushumuye nawe. Ibyago ari igihe bitera bitategura ugasanga ugize ibyago mu mutego nk'uriya cyangwa uguye mu kibazo nka kiriya. None se munyamakuru, iriya ni impanuka yaratatu buhari, kandi nanone uba wapanze kugikora utazi yuko biri buze kujya hanze. Navuga ko kujya hanze ari impanuka yamubayeho. Iyo mpanuka ntayo mbona agiye ku bwanjye. Yarabiteguye ngo yishyire hanze kuri. Nose kwishyira hanze, kwirekodinga si ukwishyira hanze byo. Sibara twavuga ko rero wirekodinze. Yarekodinzwe na satelite se. Usanga reka tuvuga ko bamuteze telefoni cyangwa bakurura amajwi ashyira hanze. Ibirenze ntabyo nzi, sinari impari, ariko yarasebye muri make. Umubyeyi yaradusebeje pe. Nibyo byo kuvuga ngo abana ntago umubyeyi yakora ikosa ngo abana bakabizira. Barabizira. Kose birakwiye? Ntago bikwiye, ariko ni ngombwa bibi. Nta nubwo wanarenganya umuntu warenganyije umwana. Kubera ko umubyeyi niwe uba wamureze. Noneho umwana nawe ashobora nose ubura umwana akoze ibirenze. Navuga ati none birakabije, birababaje cyane. Birakabije, birababaje, nababaye ariko byumve. Ahubwo tuvuye mu muryango, tuvuye no kubana, noneho tugiye muri sosiyete muri rusange. Yego. Nakwiye ko bibabaza mu buzima bwe. Oya. Bivuzwe ngo ni ubuzima bwe, yakabukoze mu ibanga nyine akabyikorera ku bwe ntihagire ubimenya. Si ubuzima bwe? Yego. Ntabwo byakakwiye kujya hanze natwe tukabimenya. Ese bigiye hanze mukabimenya, hari icyo bibatwaye? Nose ni byiza ko wabyumvishe, nimba wabyumvishije. Ariko n'uburenganzira bwe, kandi turi mu gihugu turi mu gihugu giduha uburenganzira, ariko ntabwo ubwo burenganzira ari bwiza rwose uko wabyumvishije.
buri muntu yakora ibyo ashatse nimba ntago biriya bintu ari ibiro ntabwo ari ibintu by'u Rwanda birababaje kandi ndumva uri kunshukura cyane ngo mvuge ibirenze ibirenze ariko nk'umubyeyi wakwishyira mu nkweto ze ukatubwira uko ari kwiyumva ubu se twebwe tutabikoze turi kwiyumva nabi uwo ameze ate wenda yabikoze azi uko ari ibanga kandi ibanga iyo ryageze hanze nyiraryo warigize niwe ubabara cyane twe twababaye kubera ko ari umubyeyi turi ababyeyi twese uwo ameze ate ameze nabi ameze nabi Pastor Mutesi namukundaga nzakomeza mukunde ni umuntu ariko yanyereye yatuye hasi agahanga neza neza yanyereye pe yanyereye none serekana none twongere twibaze ko iyi nkuru turi kuguma kuyivugaho mu buryo bugiye butandukanye dusanze atari ko bamwe bari kuvuga ati siwe abandi bati niwe dusanze atari we yewe dufite ubuyobozi bwiza ibi bintu bikomeje kuba nk'abantu batandukanye babikora cyangwa umuntu ugasanga akoze ibintu bitari byiza akabikora igihe ashakiye ubuyobozi bubicukumbure ndabizi ko bishoboye burebe ikibazo aho kiri buhane bwihanukiriye abantu bakora ibintu nk'ibyo kubera ko n'uwari wese yabikora babimukoresha ushobora gufata amajwi y'undi nyine bakabakorera ibyo bitari byo amajwi y'inkozi z'ibibi barahari bakabikonekitinga bakabikora ariko nimba bahari leta ibacakire rwose bafate bahane na sosiyete bareba ariko nanone abadamu bakomeje kwiyandarika igitsina gore gikomeje kwiyandarika cyane si ubona biterwa n'iki yewe ni ibihe bya nyuma umunyamakuru we kuko ndaguha nk'urugero njya ndeba indirimbo z'abahanzi basohoka ugasanga umuhungu arambaye ariko umukobwa yambaye ubusa kandi akumva na kintu bitwaye ni ibihe bya nyuma niyo mpamvu navuze ngo ni ibihe bya nyuma oya ahubwo mwabonye ko ubwambure bwanyu bucuruza yamaye ubwambure bwacu ni igicuruzwa mwabonye ko igitsina gore kwambara ubusa twita bicuruza mwumva ko mwakomeza kubirishisha kandi si ibyakira gutyo ariko si ibintu biri mu muco nyarwanda umuco ntawe uhari rega ntawe ugihari nta muco ugihari uzabigenzure nawe ubwawe urebe ku bwanjye ntawe uhari nese ubona bipfira he bipfira ubona ko ubwawe bipfira he aho bipfira ho kuvuga ngo ni ibihe bya nyuma se ni ibihe bya nyuma njye niko nabibona ibihe bya nyuma n'abakera nabo basaje bavuga ngo turi mu bihe bya nyuma turi mu bihe bya nyuma ntibijya bishira rero ibihe bigomaho ibihe ntibijya bishira bigumaho turi mu bihe bya nyuma ariko biragoye muri iki gihe niko mbona nk'igihe cyanjye gihe icyo gihe nkiri umukobwa ntabwo ibintu byari bihari ngaho tujye kureba ukiri umukobwa mu bihe byawe dusubiza inyuma turebe byari bimeze gute mu bihe byanjye agasanga yitwara agati mu rugo mu bihe byanjye ntanga urugero rwanjye ntabwo ari kera cyane ariko ni inyuma ho gake ariko umuco uko nabona uko bitandukanye n'iki gihe njyewe ntabwo iyo byageze nka saa 12 saa 12 ntabwo papa yantumaga n'isukari ku iduka reka ntabwo yagutumaga n'isukari ku isoko nkanjye nk'umukobwa yashakaga umuhungu nka musaza bakamutuma ku iduka yabona adahara akigira adatumye umukobwa umukobwa ari mutima w'urugo rega n'iki gihe nta mutima w'urugo ugihari hariho umutima w'iki umutima w'agasozi n'imihanda byose nuko bikomeje kugorana muri iki gihe abakobwa babaye ba mutima w'agasozi babaye oya ubusa hari umuntu waza akambwira ngo nimurangire umugeni reka ibyo bintu ntibishoboka ikindi ikijyanye n'imyambarire mwambaraga gute imyambarire rwose nta muntu wamenyaga intege z'umukobwa yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu nta muntu wamenyaga intege zawe kugeza igihe ushyingiwe ugashyingirwa umuhungu akagushima akagutwara ariko ubu ngubu si intege n'ikibero ubu ujya kumujyana rwose ubizi byose none se ko mbona ari ababyeyi babikora aho si bo batanga urugero ku bana ni bya bihe nyine nakubwiye ni bya bihe nakubwiye muri iki gihe
nta mubyeyi nta mwana nta byose byarivanze byabaye gatogo munyamakuru mbabarira ndeke rwose byose byarivanze none ubona kugira ngo ikintu gikemuke hasaba iki ese n'imiryango cyane ababyeyi bari guta inshingano n'ababyeyi badafite uburere bikitirirwa abana sinzi ukuntu nabisobanura byabaye nabi ntago wamenye ntago wavuga umubyeyi ashobora no kurera neza umwana akamunanira bitewe n'ibyo abona hanze ko bitewe n'urugero ariko umwana none hari igihe bituma umwana yangirika bitewe n'urugero ari kubona mu rugo yes hari abana bananirana bitewe n'ibyo babona mu rugo ku mubyeyi so umwana wanjye yakura ndeba nambara ikabutura igera mu mabero ndi nyina wakazambara ikariso mu muhanda ntabwo yabitinya ko mbona mami yabyambaraga niwe yakwambara ibirenze ibyinshi biri gupfira mu miryango abandi bari kubikopera mu gahinga nyine mu masosho birahari kuri izi social media birahari cyane ese birakwiye ko umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu atunga telefone ku myaka akiri mutoya ntago bikwiye ubona ko bwa umwana yakwiye gutunga telefone ageze imyaka ingahe arangije nk'ishuri abari mukuru ko aburi mu mutwe yabura bwagiyemo afitemo akenge n'ibindi aba yarabyize no mu mashuri n'ibyo atabonye mu matelefone no mu mashuri aba yarabyize azi ibiki n'ibiki ariko noneho umwana asigaye na primaire asigaye yirangiza azi telefone yose arebamo ibintu byose by'abakuru n'abato noneho ibintu byabarudubi pe byabaye nabi cyane sigaye ubona n'umwana mutoya ararira yarira ukabona amuhaye telefone ngo abirirwa aceceka umwana telefone zabaye akasamutwe telefone zabaye akasamutwe njya mbireba nkavuga ni kera twahozwaga n'ikijumba none abana asigaye mushyire hariya telefone rwose iPhone 16 umwana atayibonye ngo aceceke ntibyakunda kare biri gupfira mu miryango biri gupfira mu miryango ababyeyi twisubireho ese ababyeyi tugira ngo bisubireho bo barahari kuko impamvu mvuze ngo barahari ahubwo ubuzima busa nkaho bugoye umubyeyi arabyuka saa 12 ategura umugabo bajya mu kazi agataha saa 11 afite ishuri wenda ari buze kunyuramo agiye kwiga ugasanga ageze mu rugo saa 4 abana baryamye uyu mwanya abo babyeyi tubwira barawufite ntawo bafite ariko ntibikwiye kutawugira none wavaye wumva ubuzima barimo buri gutuma batabona umwanya wo kwita kuri ibyo byose ubuzima bw'ababyeyi se amafaranga dusigaye twararutishije abana amafaranga ubuzima bwaragoye amafaranga iki ugasanga umwana uzi ko umubyeyi ashobora kubona umwana hashize icyumweru kigashira neza ntatarabona umwana akagenda aryamye akagaruka aryamye mpaka weekend hariho n'abakora na weekend nyine babacuruza ukuntu tuba twirukanka ugasanga nta weekend agira nta yose no kwiruka gusa umwana mubona kuri televiziyo umwana mubona ku mafoto gusa umwana no umukozi yego reka ibyo ntibikibaho iby'ababyeyi n'abana ibyo niyo mpamvu usanga byaracitse yaba nimba no mu cyaro rero nkubwire mu cyaro yaba uri umubyeyi aragenda agahinga akagahingura agasanga umwana yavuye no ku ishuri bagahurira mu rugo ariko mu mujyi nta mwana ukibona nyina nta mwana ukibona ise ntawe ubwo urumva muri rusange rero inshingano y'ababyeyi niyo yavuyeho inshingano y'ababyeyi yavuyeho ubwo ababyeyi birengagije ko uburere bw'umwana bari mu biganza bumva ko bagomba kujya kubashakira ibyo kurya ese ubundi buri mwana yariye ikindi kibazo yariye yanyweye none se kurya amwihira ishuri ryiza yariye yanyweye akiga neza ibindi si amahane nta muco se ubundi birajya he byose nta mirerere urumva gihe hari abana nzi bize pe bize babayeho neza umva ubuzima bwose ariko nta mirerere bafite nta burere n'ubundi se ntacyo wiga uriga ukayarangiza ariko n'ubundi ukaba mayibobo pe yamaye barahari benshi cyane rwose umuco ntawo pe ntawo mbona none uyu muco urigishwa n'abandi ko n'ababyeyi bamwe na bamwe usanga ntawo bafite nta n'ubazi ikibazo turagishyira kuri bane nk'uko umuco nk'uko nabivuze kare hari ababyeyi babuze umuco
rero umubyeyi yabuze umuco kandi si umwe ni benshi barahari benshi noneho njanishije wagira isoni ababyeyi rero iyo babuze umuco abana bawubura kabiri ntabwo ari rimwe kabiri bakora ibyo ba nyina bakora cyangwa na basi ariko si tubavanemo ntidukiremo abagore gusa hariho n'abagabo bica abana ugasanga nta muco bagira burya iyo umugabo yabuze umuco n'umugore akawubura cyangwa se umwe muri bo abana ni ngombwa nabo bawubure ntabwo tureba ngo ni igitsina gabo cyangwa ni igitsina gore iyo ababyeyi babuze umuco abana bo bawubura kabiri cyangwa karenze ubwo rero ibyo byose ni intandaro y'abo bana baba bari hanze badafite umuco yego none iki kibazo se tukibaze nde kibaze leta tukibaze numva bigoye niyo mpamvu mageragere huzuye niyo mpamvu na leta nayibona biba leta ntirerera mu mago nyine irerera nka leta nyine none ubona hakorwa ikirere ntabwo byoroshye ikintu cyakorwa ni ababyeyi kwisubiraho niko nabibona ku bwanjye wabona nimba hari aho ubikora nabi ukikosora hariho abantu bigisha ibintu byiza niyo byaba ari mu masosho ukumva inyigisho nziza zo kurera abana bakayoboka amasengero bakayoboka imana byinshi ni muri iki gihe n'ababyeyi benshi bataye imana none se nzakutubwira ngo bakayoboka amasengero bagasenga Pastor Mutesi yari afite abantu ayoboye yari afite abantu yafashaga mana we insengero zo cyangwa abakozi b'Imana bo urabona ari shyashya ari ahantu wajya bakakuruhura Pastor Mutesi agira urusengero rundi ntabwo yagiraga nanjye namusanze kuri social media numva ngo ni Pastor Mutesi ariko urusengero rwo sinzi aho ruri ariko yigishaga ariko yari umukozi w'Imana kubwe nk'uko babivuga yigishaga nawe wakurikirana inyigisho ze cyane nanazikundaga zubakaga ariko ngaho naziriya mukomeze muzikurikire yamaye nka ziriya wa noneho yatwigishije nabi Imana imugirire impuhwe rwose none tuvuze ku kintu cy'amadini ese murabona yo aya madini cyangwa aya matorero ari ayo kugirirwa icyizere ku buryo abantu bahakirira cyangwa bahigira izi ndangagaciro n'umuco amadini arahari yo kugirira icyizere ukanabikora neza rega iyo umuntu yigisha neza urabimenya n'iyo umuntu yigisha nabi urabimenya ugomba kureba aho werekeza nawe ubwawe nimba ufite ubwenge cyangwa se nk'umubyeyi akavuga ati pasiteri runaka mbona agira inyigisho nziza ukamuyoboka ariko ntabwo ari bose beza pe reka dufate abapasiteri badudesohoye cyangwa badukoreye ibintu tutari twiteze uwa mbere pasiteri Gafaranga rero uzi ko yakubita umugore we baba we aho sura pasiteri Gafaranga si babimwitiriye hari ubwo ari umupasiteri uri pasiteri nawe yarigishaga ntabwo byahoye ntabyo nzi yarigishaga nawe ntabyo nzi uwo ni uwa mbere cyangwa nanjye hagera ejo nabyuka bakanyita pasiteri muzaze ntibyadutangaza rero nawe nutwigisha tuzakwita pasiteri ariko mu gihe utaratwigisha kumara muzashyirira kuhaca ubwo urundi rugero rwa kabiri ni urunguru rwa Pastor Mutesi yego ba Pastor Claude abo ngabo Claude n'akasamutwe Claude oya ubu pasiteri ndabuhaze ubu uri kuri social media burakabije ariko se ko bahigira muri Imana mugafashwa oya Claude ntago aramfasha mu munyamakuru oya Claude ntajya amfasha pepe binabavuga biba biteye nimbe na Pastor Mutesi ntago ajya kuri social media ngo avuge umuntu nabi ntajya avuga umuntu nabi Pastor Mutesi buriya ikintu cyamubayeho yanyire nimba ari nacyo ariko Pastor Claude yewe we ntago ajya amfasha ntago ajya amfasha ku bwanjye jewe jenyine ubwo nagira ngo twumve aya madini n'aya matorero ese nayo kwizerwa ku buryo abantu bayagana bakaba bahigira izo ndangagaciro twavugaga bakaba bahigira uwo muco buryo ari ahantu bashishikariza abana uko bajya uko tubona inyigisho zabo nabo bari gutanga bari guhindukira bakazisenya niyo mpamvu navuze ngo ababyeyi bayoboke abapasiteri beza barahari hari abavugabutumwa beza barahari pe ariko Mutesi nawe ataragwa muri uyu mutego yari umuvugabutumwa mwiza ubwo umutego yarawusanga yari atarawushyira hanze ngo kumufate nibyo byibyo iyo ukorera nyine iraguhemba buriya nawe yakoreraga iyo akorera iyo imushyize hanze niyo yakoreraga buriya hari abapasiteri nyine beza iyo babaye babi buriya tuhise tumenya uko bimeze nyine buriya nyine
yishyize ku karubanda ariyanitse nimba ariko bimeze. Ariyanitse niko bimeze Satani. Ararutanze gusa. Ararutanze rwose umubyeyi. Nimwe butumwa wamugenera tugana ku mubyeyi mugenzi wawe. Umubyeyi mugenzi wanjye ndabizi ko afite ubwenge. Afite ubwenge ayungurure. Ayungurura arebe igikwiye ari cyo akora ibira bintu abireke nimba ari nawe. Nimba yabikoze cyangwa yanabikora akavuga ati yabikoraga mu rwihisho bikaba byagiye hanze atabipanze. Niyisubireho pe. Abwiriza neza, avuga ijambo neza, hari amagambo agira asubiza ibyiringiro mu bantu bababaye. Biriya bintu nabikundaga cyane. Aba ari byo yikorera n'ibyo bimubereye. Ibindi nabireke. Ibindi ntabireke. Ngagira ubutumwa ugenera abakunzi bawe films baheruka kubona kera. Obi Films ndabakunda cyane cyane. Gusa bibuke gukanda subscribe. Narabimenye. Reka tugushimire muzazi. Yego. Reka twifurize ibyiza, twifurize amahoro n'imigisha, kandi twifurize guhirwa n'ibyo ukora. Wakoze cyane. Wakoze cyane namwe kuntumira mwakoze cyane.